urugendo mbese kugira ngo ngere aha abahejwe inyuma n'amateka nta burenganzira tugira baha ngaha hoze ari ikitwa maranyundo uko byagiye bihinduka ubwo twahoze mbese aho ngaho muri Gasenga mbere ko ubungu bahanga ncumbitse ni icyahoze ari maranyundo antari nkaba narindi nabintuye muri Gasenga ya kabiri irangije ubwo inzu akazu twari twariyubakiye twari tuhafite ikibanza icyo kibanza umugabo w'iwanjye yari yarahaguze maze kuhagura aza kuvuga ati jewe aha sinshobora kwatura amubwira ati se mpamvu utatura ni iyihe ati hoya atubu rwose aha ntago handi mu maraso ndamwihorera twahatuye 2008 tuhava 2015 ukwezi kwa gatandatu ubwo umugabo akashyizemo akazu k'amabati 15 inzu haza kugwa imvura irayisenya yishenye ubwo ntwara ati jewe ntabwo iyi nzu tujya kubwira umukuru uwatuyoburaga muri Gasenga kabiri ndamuzana ndamwereka ntubu ntabwo atuvugira wadushakira ubuvugizi muri leta bakaba badusanira nk'aka kazu birangije uwo muyobozi ntacyo yabikozeho yaravuze ati ngewe iyi raporo ngomba kuyitanga muri raporo ntanga nayo ndayitanga iyi nzu ndayitangamo raporo ubwo turategereza bigezaho ntwara avuga ati tungenda nahagurishije yahagurishije amafaranga 2 Bakayitese Maria Kararisa amantuye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata akagari ka Nyamata ville umudugudu wa Gasenga ya kabiri cyahoze ari maranyundo na niyi saha mpora mvuga ko ari icyahoze ari maranyundo kikaba cyarahindutse umurenge wa Nyamata nifuza ko rwose bakwita kubasigajwe inyuma n'amateka batuye muri ibyo bice ndimo kuvuga ikibazo cyo kutagira aho gutura twakigejeje ku bayobozi b'inzego zo hasi cyane cyane abayobozi b'umudugudu ndetse nanabigejeje no ku buyobozi bw'akagari ka Nyamata ville rugezeyo ruhita rusigarayo ariko kubera ko mba mfite nyinshi nsigarana urunguru nari nazandikishije ari nyinshi ndagenda nkandikisha ku mashini narangiza umuyobozi w'umudugudu akansinyira ubwo nari ntegereje ko ubuyobozi bw'akagari buntereraho kashe ngo nkomeze birangije rero bahita baburushyira munsi y'ameza nyine ubwo sinongeye kurubona buri gihe cyose njyayo mwansinyiye ku rupapuro nkikomereza niba mudashoboye kugira ngo mudufashe mutwubakire tubone ahantu ho kuba nkasanga nyine seda kambwira ati urupapuro nararubuze ariko niba wararubuze nzakuzanira urundi noneho atese ubundi uzaruzana ndugire nte ati niba ikibazo kizwi ubwo tuzagikora nuko bihora nta kundi tumaze nk'imyaka maze guturana n'abantu ntazi korera imisiri nk'abandi bantu ibyo biraka byabo mbikore ibyo kubumba mbe mbihagaritse umunsi nabonye ubushobozi naho mbyokereza hitwa iwanjye nyirizina ndi kumwe n'abandi ku buryo ubu ngubu turi kumwe turi nk'abantu 5 twaterana inkunga kandi tugakora koperative tukabumbira hamwe kandi ibikorwa byacu bikagenda ariko ubu ngubu ndi hano ngenyine abaturanye bene wacu ubwo nukujya kubashakisha niba ari akanama dushaka gukora nukubatumizaho nyine bakaza gutora kamwe hariye kantarangiye Gasenga ya kabiri iki kibazo mwamugihuriyeho muri nk'abantu bangana gute muri agace kanyu ugeranyije imibare ngeranyije imibare iki kibazo tugihuriyeho turi imiryango 56 itagira ahantu ho kuba ariko niba tugihuriyeho turi imiryango 56 hashobora kubonekamo nk'imiryango 6 ishobora kuba ifite ahantu ho kuba bitewe Ordo Vision hari abantu yagiye yubakira bacu ariko iyo nzu nayo ni imwe ariko nayo iri ku buce
irenda gusenyuka nayo. Sinzi niba nayo mwayigeraho mukanayireba pe, nayo ntabwo ari inzu. Ndumva nayo mwayigeraho mukayireba, kandi yubatswe ngo na World Vision, mukareba ukuntu nyine biba bimeze. Njye numva twasabira hamwe twese. Urabona ko tunabangamiye n'abantu, urabona nk'aha hantu ntuye, urabona ntabangamye, mbangamiye abandi gute? Ndamutse nokeje agakono kanjye umwotsi ugacuma, ntabwo narara aha ngaha. Ntabwo nahawokereje. Njyewe ndagira ngo nguhe urugero, dore nasohokeraga mwaha ngaha aha. Uyu mugabo yaguze ndaha ngaha, yasanze aha, asanga mfite amarembo nsohokera mwaha ngaha. Ariko ejo bundi nagiye kubona mbona arafunze, ari ukubera uyu mwana yubatse gutya, nawe ahita afunguka. Ndangije rero ubwo niko mubona cyaha ngaha, waje cyahara. Dore rero ubwo sigaye nsohokeraho. Ubwo rero no kuvuga ngo ndamutse nokeje agakono ku kibazo cyo miturire ntabwo tugeraho kuba nyine. Ubu ngubu n'ahandi narindi muri hariya ni iki kizu nyine cyasenyutse. Ubwo rero mu gusenyuka ngira Imana mbona umugira neza, araza aracyubaka, aza kubaka. Ndamubwira ntese n'ubundi ko nta hantu mfite njya, ndajya kurara hanze n'abana, wancumbikiye. N'ubundi arancumbikira, acumbikiramo, ariko ntiyampa igihe nzaviramo. Ariko ubwo urumva isaha n'isaha ngomba kuvamo kuko si iwanjye. Wawe haraguye? Wanjye haraguye kuko hari hameze nabi. Uriya niwe uhazi kuko yahasanze cyenda gusoma ngo kigwe imbere. None murasaba iki ubuyobozi? Nyine ubuyobozi twebwe mu cyifuzo cyacu ni uko tugize Imana tubonye watugerera imbere yadusabira, natwe tukabona aho tuba tukajya ahagaragara nk'abandi. Iki kibazo se ni wenyine ugifite cyangwa hari abandi mugihuriyeho? Ego ni twese, uko turi abasigajwe inyuma, twese nta hantu tugeraho kuba. Bo muri kano gace? Bo muri kano gace ka Gasenga ya kabiri. Mukaba mukeka ko biterwa n'iki, nimba ahandi muvuga ko byakemutse? Nyine uriya mukuru wanjye nk'uko yabivuze, aragenda ntako atagira, bakamutuma amaraporo akayajyana n'ubundi, ariko twarategereje twarahebye. Antari nkaba narindi ntuye muri Gasenga ya kabiri. Irangije ubwo inzu akazu twari twariyubakiye, twari tuhafite ikibanza. Icyo kibanza umugabo w'iwanjye yari yarahaguze, maze kuhagura aza kuvuga ati jyewe aha sinshobora kuhatura. Amubwira ati se mpamvu utahatura ni iyihe? Ati hoya, atubu rwose aha ntago handi mu maraso. Ndamwihorera. Twahatuye 2008, tuhava 2015 ukwezi kwa gatandatu. Ubwo umugabo akayasizemo akazu k'amabati 15. Inzu haza kugwa imvura irayisenya. Yishenye ubwo ntwara ati jyewe ntabwo iyi nzu tujya kubwira umukuru uwo watuyoboraga muri Gasenga ya kabiri. Ndamuzana ndamwereka ntubu ntabwo atuvugira, wadushakira ubuvugizi muri leta bakaba badusanira nk'aka kazu. Birangije uwo muyobozi ntacyo yabikozeho, yaravuze ati njyewe iyi raporo ngomba kuyitanga, muri raporo ntanga nayo ndayitanga, iyi nzu ndayitangamo raporo. Ubwo turategereza bigezaho ntwara avuga ati tungenda nahagurishije, yahagurishije amafaranga 2. Ubwo nibwo nahisemo gukora iki, mugabo amaze kuhagurisha ndavuga ati nanjye bagiye kwangara kugira ngo bangare, reka nshakisha uburyo nacumbika kuko nacumbitse. None urasaba iki ubuyobozi? Yenda saba ubuyobozi yuko none se ko nta nkunga bigeze bampa, kandi ko nari nababwiye nti
nagiye nkabwa nti mwambabariye mukanyagurira iyi nzu ko nta bushobozi mfite bikarinda aho umusaza ahajugunya nduzi ko ari ukuhajugunya n'amabati yayagurishije rwose nagiye mu nama y'umwana ruhuha nje nsanga yagurishije ubwo nta kindi nari kurenzaho mpita nza ahangaha mpamaze imyaka 7. umugabo muri kumwe? Oya nyine yabaye inzererezi ureba iyo ndenda kurera abana bakangana gutya yaragiye ntabangana gutya. Ubanamo n'abana bangaye hano? Mbanamo abana banjye ni 4 n'umukobwa wanjye w'imfura ubwo afite utwana 2 kurumva turi abantu 8. None hano uko ucumbikiye umuntu uri kuhubaka inzu niyuzura akayitahamo urumva bizagenda nyine niyuzura akayitaha nzagumya ngende none se nzamubuza gutaha inzu ye? Ntako uzayurara hanze? Ntayiraramo naharara ariko none se yanyakibye nkabimwima. Oya nta kundi. Ubwo mukorana mute muri make mwumvikanye iki kugira ngo behangaha? Kugira ngo mbahangaha uyu mukecuru ni umunyakigali n'umukobwa atuye hariya. Ubwo rero ngiye naje nje kuhakodesha nanahingiye ahantu bantu 5,000 arangije kuko nanahakoraga ubuyede. Arangije rero aravuga ati njyewe nta kuntu wazererana abana ndi kubaka mbese nabanje no muri arama n'igisi tuzamutseho. Arangije arambwira ati mama Sekaro ufite abana ni benshi ariko ntabwo nakwemera ko abana bawe bangara nzajya nubaka inzu kuko ntari biryanjye nawe kuko mfasha uturimo twose ndakwitabaza iberemo ninkenera kuza nzakwereka wenda handi waba ujya cyangwa se Imana ibe igupangira uko tubanye. Ikibazo se muri kano gace ni wenyine ugifite cyangwa hari n'abandi? Ntabwo ari jyenyine ugifite, hari n'abandi. Muri benshi? Bene wacu basigaje inyuma n'amateka barahari pe. None iki kibazo cyanyu n'uwa mwari mukigeza mubona habura iki ngo nyine ngo cyemuke cyumvikane? Habura iki? Nyine ubu ngubu reka nkubwize ukuri twe twatangiye no kwandikwa kera ku bwa Musonera. Urumva hari n'ahantu bigeze kubaka amazu ngo Nyabivumu izo nzu zarangiye tutazibonye bahora duhamagarwa ku kagari. Urumva izo nzu birangira tuzibuze kandi mbese urebye n'ubuyobozi ntago bubiha imbaraga. None navuga ngo iki bakaguha icyabiri kuko icyo cyabiri wakibonye ntago wararutariye cyangwa abantu ngo baburane ufite aho bitekera nta kibazo twagira. naho gatungo wakakurageza niba nifite naho gatungo wowe n'uwakandagije ntabonaho nkashyira nk'ubu hari umuvandimwe wanyihereye agatungo k'agahene ariko n'ubu ngubu n'iyi saha baravuga ngo ntabwo dushaka ihene mu nzu kandi maze kubyara utwana 2 ariko kuburaho ndororero ntaho nzabona nzishyira ibyaye bwa mbere byaye utwana 2 ariko ntaho nyirayo aravuga ati nkeneye inzu yanjye ntabwo ushaka mu ihene hose nzayishyira ese kwaguguje se nziteza imbere naguteza imbere gute naho gatungo mu gihe nkabonye naho nabona nkororera mu nzu yanjye nyirayo aravuga ati ntabwo ushaka ihene mu nzu ntibishoboka. Ubwo dushora nkatugurisha ubwo se nzaba nungutse cyangwa nzaba nimo guhomba. Tuvuge iyo habaye nk'inama ubuyobozi bukaza ikibazo cyanyu iyo mukibagejejeho basubiza ngo iki? Badusubiza ngo biracyari mu igenamigambi bazatubwira. None se ubu ntidufite amarisiti? Ntahari yacu buri gihe nituyatanga n'abatwaka raporo zikagenda nta kintu bitumarira ntacyo bitanga rwose. Nitwa Murange Marie Claire ubwo nkaba ubundi mbarurirwa muri Gasenga ya mbere ariko kubera kuvuga ngo bwije naraye aha navuye aha ubu ngubu ducumbitse muri umudugudu wa Muyange. Urugendo mbese kugira ngo ngere aha abahejwe inyuma n'amateka nta burenganzira tugira bahangaha hoze ari icyitwa Maranyundo. Uko byagiye bihinduka ubwo twahoze mbese aho ngaho muri Gasenga mbere ko ubu ngubu ahangaha ncumbitse ni icyahoze ari Maranyundo. Ubwo rero kugira ngo ngere ahangaha urugendo natangiye abahejwe inyuma n'amateka nta burenganzira tugira
ntitugira aho tuba. Ubu ni ukuvuga ngo bwije naraye aha navuye aha kuko nahanga nyiraho ndi ni umunyakigali. Ejo ashobora kuza akansohora n'abana harara hehe ku mbaraza hararaho mbonye. Ubwo rero hagati y'aho ngaho twebwe mbese twebwe nta burenganzira tugira, nta kuvuga ngo abaye hari azanyarugati barubakiwe, Musenyi yarubakiwe, ariko abajwe inyuma n'amateka bo muri umurenge wa Nyamata ikiswe Maranyundo, twebwe na n'isa turacyari inyuma. Ino nzu tubonye uyibanamo n'abantu bangahe? Ubu inzu mubonye nyibanamo n'umugabo umusaza n'abana banjye 5. Ariko ubwo hagati yaho iyo nyira yaje akavuga ati sohoka, ubwo nugusohoka nta womba nzi ndi bwerekeze, urara hanze. Kurara hanze. Nta kuvuga ngo hari umuyobozi runaka uzavuga ati uyu mukecuru afite umusaza bafite abana ntibagira aho baba, reka da, ubwo nukwirwariza. Nagira gutya nabona umugira neza akavuga ati hari ikizu cyanjye inzu ye yubatse itaruzura atarataha muze mugiyemo, kuko ubu ni iyi nzu hano inyuma ambidirishya birarangaye, winjiyemo hano mu nzu wareba uko bimeze ntago naguhezamo. Hano hamaziye cyane gute? Aha nga ndumva narahageze 2008 hari niba atari 2009 muri ino nzu, muri iyi nzu. Ubwo rero twebwe ubundi muri make aho muri Gasenga mbere ntagiye batanditse kugira ngo baduhe imiturire. Watubwire byagenze gute ubundi kugira ngo aho ari uri imbere uhave? Aho narindi imbere kugira ngo mpave mbese urumva nta hantu narindi umva ntaho narindi ni nk'ibyo. Muri make ntugeze ugiriwa inzu yawe muri ubundi ni ukuvuga ngo kuva kera jenoside imaze kuba, sibyo ushaka. Jenoside imaze kuba twarahungutse. Ubwo ni ukuvuga ngo ahantu twari dutuye amazu dusanga barayashenye. Akaba kara akabanza umusaza w'iwanjye yise yari afite abagore 2. Wabaga muri Nyakatsi cyangwa Nyakatsi? Yari mu Nyakatsi. Yari Nyakatsi. Usanga harasenyutse. Ubwo ni ukuvuga ngo icyo gihe byabaye ngombwa ko ibibazo bya jenoside abantu bagiye banyuramo urabizi. Ubwo byabaye ngombwa ko umugabo ntago yahabaye. Yahise ajya mu nzu y'imbohe. Ubwo nsigara njyenyine n'abana. Kuva icyo gihe ni ukuvuga ngo bakavuga bati bamurange agomba kubona imiturire, bakanyandika nkaheruka uko banyanditse, najya kumva urutonde nkasanga ntago turiho. Nwango ikibazo cyawe ubuyobozi burakizi? Umva umudugudu wa Gasenga ya mbere urakizi ku buryo bigeze no kuvuga ngo bagiye kumpa imiturire hari Nyabivumo, sinzi ukuntu byagenze. Ahanga muri uwo mudugudu w'abatishoboye ejo bundi baravuga ngo baratwanditse. Mbajije umukuru w'umudugudu bitaga biri ku nzira, aravuga ngo nta nzu yacirimo. Ntari kuko bimeze kose nimenya ko amazu yuzuye nzagenda ngiye mu nzu ngo uzajyemo bazagufunga. Ariko byarenzeho umukuru w'umudugudu inzu ni ari mu nzu muri izo ngizo z'abatishoboye. Ubwo rero twebwe mbese muri make ntaho turi, nta kivugira, nta kuvuga ngo mbese nk'ubu ngubu ibingibi byo kuvuga ngo iyi corona, mbese muri corona nta mfashanyo nimwe nigeze mbona ya leta uretse amasabune bavuze ngo naye abantu b'ikiciro cya mbere. Niyo masabune baduhamagariye twafatiye kuri centre de jeune. Nkayo bindi kintu cyitwa ibyo kurya nta kintu na kimwe twigeze tubona hano. Kuvuga ngo ubu nyira yaramutsaje ni ukugenda nta kuvuga ngo ni piyave, kuko aravuga ati ntimwishyura inzu yanjye aho nshakiye ngomba kuyibona. Ejo bundi uwashize nk'iminsi 3 nagiye kugira nyambona haje imodoka izi 3 ndetse banyaka nomero z'uwo mumama, kubera ko telefone twari dufite barayibye, nta nomero twari dufite. Iyi nzu iri ku isoko ari uyu munsi cyangwa jiramutse igurishijwe ntago nza ahantu twakwerekera. Nukuzerera nanone ntafite aho njya n'abana. Ubu turi umuryango w'abantu 7. Ariko kuri iyi saha nta kuvuga ngo mbese abagura abakomisiyoneri buri munota imodoka ziba ziri hano. Ubwo rero ngize nk'ibyago ngiye n'ibyago naba ngize bakagurisha, umva ntabanyatayemo. Nukujya kwa Disona akahanteragurira imigeri n'abana muri rigori hariye. Bambwira ngo ni ibikise. Umva n'ubu ngubu rwose wagira icyo ukabona bagusanza bakishyura amafaranga bati ni waguze, kandi nta kuvuga ngo aravuga ati reka nkubabari, ni ukuvuga ati natanze yanjye genda. Se twebwe turi abantu reka nta kigenda. Ubwo reba haguri baguze bakishyura. Umva yewe niba ari mu muhanda nanjye no kujya mu muhanda nimbe na za Marine. Reba Marine y'umukecuru ye n'abana 5
umuryango w'abana 7 turi muri rigori turaharara ariko buri teka. None nk'ubu rugero amashuri natangira abana akajya kwiga nawe ukajya gupagasa ino nzu tubonye idakinze iteze bigenda bite ubushize se ntago banyibye udushyimbo n'ibiro 5 by'ubugari nari naguze abana bagiye ku ishuri namwe mwigende mwasize natwe twagiye ubu nuko nguko nyine nta gukingwa nta kugira gute ni buri munsi rwose ntago nakubwira ngo nutwo turo tungaye tw'ubugari natugura nkadushyiraho nuko garuka nsanga batujya kuko baranuriramo hari imbere bakamanukiramo hariya udaciye anga avuga ati baratambuka bandeba yuriramo hari akamanukiramo se wambwira ngo turi hehe ntaho bahungutse 9 kuva icyo gihe kugeza ubu nturagira ikitwa inzu yawe reka sindagira aderesi singira ahantu mbarizwa nta n'isambu ivuye kwandeza none uburyo byukuye he umva njya gupagasa nagira gutya nabona karaka k'igihumbi nkagakora ntakabona ubwo nyine abana banjye baraburara nta kundi mbayeho imibereho yanjye niyo nta yindi mbese ni ukubaho kubw'Imana n'Imana gusa imbeshejeho nta n'ikindi kwiye ntabonye ikiraka baraburara ubundi mfite abana 5 wowe na papa wabo mwese ubwo mu rugo rw'abantu 7 turi abantu 7 ariko ni ukuvuga ngo rwose mu ikibahangayishe kurusha ikindi mu bibazo byose mufite ubundi ni ukuvuga ngo ikintu kiduhangayikishije mu bintu byose bibaho ni ukuvuga ngo ni imiturire aho umuntu yarambika umusaya kuko ni ukuvuga ngo niyo wavuga ngo uragira guteje ubundi ngo muri gasenga imbere muzehe baramuhamagaye ngo bamuhinka atagira harambika umusaya arababwira ati mwatanze inze ejo bundi mutuza abandi murampa inka ndayishyira he ndaba ntagira aho ndambika umusaya ngo muzampinka iyo nkawe wayifata ejo nk'ubu nyiri iyi nzu ejo azaba yaje nta kuvuga ngo ni arampa ya minsi 15 ntago nkodesha ngo azayima ni ukuvuga ati ndashaka inzu yanjye ubwo nugusohoka nta kundi kuko impamvu mbikubwira hari umukobwa w'uyu musaza wiwanje umugabo wanje n'umusaza mbese hari umukazana wiwe afite yabaga hirye y'ingiye ariko ni ukuvuga ngo nyiri inzu ubwo ngubwo baraje inzu bayipavomera hejuru ibintu barasohora bashyira hanze nk'uko bo n'ibingibi byandagaya nawe yaracumitse mu nzu y'abandi ubwo ngubwo amazi iminsi hari 3 niba atari 2 barara hanze ubu ngubu iri joro nibwo numvise ko yapfuye kubona haba hirye y'ingiye none ko mwegereye akarere mutari kure yako cyane aho biro inyubako yako iri mwaba mwarigeze mugeraho ngo murebe abo ku karere nabo nimba ku mudugudu byaranze reka nkubwire wa muvandimwe we hari umuntu dukuriye hano Mari Kararisa mbese kayitesi dore nguyu ntako atagize yadukoreye ubuvugizi bihagije yakwandika impapuro yana yazigeza ku kagari impapuro ntibazisinye ngo azijyane hariya ku murenge reka ntako atagize ntigeze yicara kayitesi ntiyahumetse kandi n'ikibazo cyacu barakize kuko ngewe hari n'igihe abanyamakuru bigeze kuzana bagahara kwa Kiromfansi kuko twicara twimuka niho twari ducumbitse kwa Kiromfansi sinza abanyamakuru simbibuka baje iyo radio nyivugiraho ariko ibintu byabaye akarere kose karamanutse karaza kansanga hariya hari ahantu narindi mo mpagasa barahamagara bati muze uwo mukecuru wavugiye kuri iyi radio ni muze bati genda uje kugira ibyo ubona wenyine ndabana ariko uko bimeze kose kuko bansanze nyine nkuko mvuye mu kiraka nicaye nkaha ngaha mu rugo ndimo nshaka twabana barya ubwo birangiye baravuga bati ngwino ujye gusubira mu byo wavuze ndabana ariko ngiye uko bimeze kose nta buyobozi nashebeje navuze ikibazo cyanye n'akababaro kanje ubwo rero hagati yaho leta sinayishebeje ikintu cya leta nzi natangira ubuhamya ni mituweli rwose mituweli uko bimeze kose mituweli nayo isaha ndayifite ariko ibintu by'imiturire ikintu wavuga ngo ni ikindi kintu runaka nta kintu na kimwe twigeze tubona ntagira inka ntayo bageze ibyo ari byo nkubwira ejo bundi bahamagaye umusaza ngo naze bamuhinka se baramuhinka ntagira hawe ejo Tamara zatwirukana iyo nka wayifata ubwo nibwo bufasha umuntu yabatagira haje arambika umusayo ukamuhera inka iyi nzu se nyirayo abaheye abi Kigali